turabashimiye mwe mudahwema kutwumva azi nka am the librarian. Kuri uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku rubuga cyangwa se platform tuzi nka Twitter. The founder wayo si ukifite kubera yuko yaguzwe n'umugabo w'umunyamiliyarize ari we Elon Musk. Elon Musk amaze kugura ino Twitter yahise ayihindurira shape cyangwa se mu buryo twakwita uburyo igaragara, yahise abihindura. Uyu Elon Musk yahise abihindura. Ubu ngubu ujya kuri Twitter bakakwereka yuko logo yawo ari X. Yari Twitter isigaye yitwa X. Imwe muri izo mpamvu rero zatumye ibyo ngibyo biba, cyangwa se cyari gisobanuye iranuma icyo yari isobanuye, tubize kubivugaho. Ndabasaba gutuza ahubwo mukadukurikira mwitonze mpaka kuri uyu musozi w'iyi video. Umuyobozi w'ibicuruzwa bya Twitter API Live and Server yabwiye ko inyoni y'ubururu izwi ku isi yose yitwa Ray. Ino nyoni rero izwi nka Ray, uno mugabo yayivuzeho. Ishyizeho ifoto yavuye mu nama ya Twitter yari arimo umuyobozi w'irema rya Twitter ariwe Douglas Bowman. Yasesenguye ubwihindurize bw'ikirangantego maze arandika ati kujya gushyiraho Twitter ubwihindurize bw'ikirangantego kuri Twitter cy'inyoni. Inkomoko y'iryo zina ari amayobera, nuko hari abavuze ko inyoni yitwa Laybird bashyize ku rubuga rwa Twitter yerekeranye na Boston ashyigikiye na Boston Catalyst. Akaba ari nayo mpamvu abonye bagiye ugisigaye ujya kuri Twitter ugasangamo ahari hari iriya nyoni ya Laybird nk'uko bayitubwiye. Laybird yahinduwe X ubwo yamaze kugurwa na Elon Musk. Ciao, turabashimira ko mudahwema kutumva mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ndabibutsa kuzajya mukora subscribe, share ku nshuti zanyu, kuko ibiganiro dukora byafasha inshuti zanyu, ndetse mukaturayikinga ku bufatanye, tukajya dukomeza kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye.